Ndabaramukije bakunze b'ikiganiro sobanukirwa mugezweho na CBN TV. Muri kumwe na Nzayisenga Didas, umushumba mu itorero Presbyterienne mu Rwanda. Uyu munsi turaganira ku guhangayika k'umuntu n'umudendezo uva mu kwizera Imana. Ikibazo cy'umuntu gikunze kuganirwaho kenshi, havugwa uburyo umuntu yikunda, agahora yirebaho wenyine, akaba nyamwigendaho. Ibi byatangaje umwanditsi wa Zaburi abonye iby'Imana ikorera umuntu bitamukwiriye. Mwumva uko yavuze muri Zaburi ya 8:5. Yaravuze ngo umuntu ni iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera. Natwe twibaze kuri iki kibazo. Umuntu ni iki? Kwizera Imana kwacu kugendana no kumenya umuntu ko ari we Imana yihishuriye. Umuntu ukwiye kumumenya kuko niwe Imana yihishuriye. Imana ivugana n'umuntu. None se umuntu ni iki kugira ngo Imana imugirire ubuntu bungana gutyo? Bibiliya nibyo abakristo ba mbere bizeraga, bombi batubwira ko umuntu ari ikiremwa kandi umuntu akaba umunyabyaha. Nubwo Imana imugirira ubuntu bungana gutyo. Itangiriro igice cya mbere havuga ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Naho itangiriro igice cya kabiri n'icya gatatu hakavuga ukuntu umuntu yaguye mu cyaha. Umuntu yigometse ku Mana agakora ibyo Imana yamubujije. Mu kinyejana cya 5 abakristo batubanjirije harimo Augustine na Pelagius bagiye impaka z'ububi bw'icyo cyaha cy'umuntu. Mu kinyejana cya 16 abavuguriye itorero barongeye batsindagira ububi bw'icyaha bifashishije ibitekerezo bya Augustine. Abakurikiza inyigisho za Martin Luther batsindagiragamo ko umukristo wabatijwe aba ari umunyabyaha watsindishirijwe. N'ubundi ni umunyabyaha, n'ubundi ni mubi. Ikimuhesheje amahirwe agize ni uko yatsindishirijwe akaba yarakijijwe. Abemera inyigisho za Calvin bo bavuga ko umuntu uko yakabaye n'ibitekerezo bye byose byagizweho ingaruka n'icyaha. Umuntu yarononekaye, nta cyiza yabasha gukora, ni mubi. Mu kinyejana cya 16 abavuguriye itorero bongeye gusobanura icyaha cy'inkomoko. Icyaha cy'inkomoko ni ukononekara kw'imiterere y'umuntu wese, aho umuntu atagifite gukiranuka yahoranye kandi kamere ye ihora ishaka gukora ibibi. Kandi iyi kamere iguma no mu bantu bahindutse ibyaremwe bishya. Hari umugabo wongeye gusobanura imiterere y'umuntu ayihuje n'ubumenyi bwo mu gihe cye. Uwo ni uwitwa Reinhold Niebuhr, umuhanga wo muri teolojiya wo muri Amerika, wabayeho guhera mu 1892 kugeza mu 1971. Ubusobanuro bwe bwakuzwe n'abantu benshi cyane abanyamerika. Harimo abigisha ibyo kwizera Imana, abanyapolitiki n'abandi benshi. Reinhold Niebuhr aravuga iki ku muntu? Mu gitabo cye yise umuntu mwiza muri sosiyete mbi, Reinhold Niebuhr yavuze ko ikibazo cya mbere umuntu afite ari uko yananiwe kumvira itegeko ryo gukundana. Iki ni icyaha cyatsinze umuntu kandi agomba kwihana. Ati kwihana ni ugutahura ko udashobora gukora ibyo ushinzwe no kuba umuntu mwiza nk'uko Imana ibigusaba. Mu yindi nyandiko ye yitwa imiterere y'umuntu n'amaherezo ye, Reinhold Niebuhr asobanura ko iki kibazo cy'umuntu agiterwa n'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, umuntu agira iherezo. Nyamara kandi impamvu ya kabiri, umuntu afite ubwigenge. Icya mbere, umuntu ni ikiremwa gifite iherezo ry'umubiri n'umwuka. Umuntu ni ikiremwa nk'izindi nyamaswa, ararya, arasinzira, aroroka. Afite iherezo ry'igihe n'ahantu adashobora kurenga. Arasaza, agapfa, akabora. Umuntu abaho azi ko azapfa kandi ko hari ibyo atazageraho. Nyamara nanone umuntu afite umudendezo w'ibitekerezo. Umuntu afite ubushobozi bwo gukoresha ibitekerezo bye
akibaza ku birenze iherezo rye, agatekereza n'ibirenze ibyo yashobora kugeraho. Nimwumve rero uwo muntu ufite iherezo ariko agahora atekereza ku bintu n'ibiri inyuma y'igihe cye, kuko ntazi igihe azarangiriza kubaho, agatekereza ibintu by'igihe kirekire kandi we ari uw'igihe gitoya. Umuntu yiha intego, akiha intego y'ibyo ashaka yifuza kugeraho. Umuntu afite umudendezo wo gutekereza ibyo ashaka niyo byaba bidashoboka. Umudendezo ni ikintu cy'ingenzi mu byo umuntu yibwira, kandi uwo mudendezo niwo utuma ageza ibitekerezo bye kure cyane, agatekereza akarenza ahazaza he, akarenza aho kubaho kwe kuzagarukira. Ibyo umuntu atekereza byarema amateka yuzuye. Mu biremwa byose umuntu niwe utekereza ku iherezo rye. Umuntu abaho azi ko azapfa. Ingaruka ni iyihe? Ingaruka ni uko agira guhangayika. Guhangayika k'umuntu nta kindi cyabikemura uretse kwizera. Umuntu abaho ubuzima bwe ari hagati yo kumenya ko ubuzima bwe buzarangira kandi ko afite umudendezo, cyangwa se agategura ibintu byose ashaka yifuza kugeraho. Agahora ahangayitse rero kuko ntago yamenya niba azabigeraho cyangwa atazabigeraho. Umuntu ahagaze hagati ya kamere n'umwuka, cyangwa se kamere n'ubugingo. Umuntu abaho ahangayitse. Uburyo umuntu abaho ahangayitse si icyaha ubwacyo, ahubwo bimutera no gukora icyaha. Iyo umuntu adashobora kwemera kwakira ko abaye afite umudendezo ariko anafite iherezo, umuntu agerageza guhunga umuhangayiko ahakana kimwe muri izo mpande ebyiri. Wenda akaba yakwibwira yuko agatekereza nk'udafite iherezo, cyangwa se akavuga ati reka negumya gutekereza kuko ntazi niba aho hose nzahageza, negumya gutegura iby'ejo hazaza kuko ntazi niba nzagezayo. Umuntu ashaka kubaho mu kinyoma yibeshya. Hari bamwe bemera ko umuntu afite iherezo gusa, ariko ntibakoreshe umudendezo wo gutekereza uwo muntu afite. Aba nibo banga gutekereza ku bya nyuma, ubuzima bwabo bwo ku isi. Ntibatekereze nyuma yaho hazaba iki. Bakumva ko iyo umuntu apfuye biba birangiye. Ngo hari uvuga ati reka nibeshye mbeho nk'udafite iherezo aho ubuzima bwanjye buzarangirira. Bakemera ko umuntu yavuye ku bidukikije gusa, bakavuga ko nta bundi buzima buri nyuma yo gupfa. Umuntu aribeshya akibanda ku gushaka ibyo akeneye byo mu isi nk'aho ari byo bimugize byonyine. Nyamara hari ikintu kigaragaza ko umuntu ari ikiremwa cyakomotse ku Mana, ariko nanone kigometse kuri iyo Mana cyavuyeho. Ntago umuntu yabayeho uko byari bikwiriye. Ikibigaragaza ni uko iyo umuntu akoze icyaha arabimenya. Iyo umuntu akoze ikintu kibi arabimenya, akamenya ko hari uwagomeye. Bigaragara ko abakoze ikintu ataremewe. Mu miterere y'umuntu, umuntu yari yaremewe gukora ibyiza. Niyo mpamvu iyo yakoze ibibi abura amahoro, akabimenya. Abandi bagerageza guhunga inshingano zabo za hano ku isi, bakibanda ku mudendezo wabo wo gutekereza gusa. Bakibeshya ko bahaguruka bakagera aho bashaka nta mupaka uhari. Ibi ni icyaha cy'ubwibone gitera umuntu guhakana ko afite iherezo. Umuntu akitekereza nk'aho ari Imana ye, akigira nk'ikigirwamana. Umuntu ashaka kwigira Imana kuko yishuka ko akomeye, ntiyemere ko ari umunyantege nke. Ibyaha byacu bigaragarira mu mbaraga duhuriza hamwe dushaka kurwanya iherezo ryacu, tugakomeza gushaka kugaragaza uburyo twifuza ko imperuka yacu itabaho.
ibyo nta nubwo wabivanaho mu umuntu nuko nyine ahora ashaka ko iminsi ye yakwiyongera itagabanuka, mbese iherezo rye ritabaho. iyo witwara nk'udafite iherezo ushaka byinshi utazageraho, nabyo bigatuma uhora uhangayitse. uku guhangayika bitera icyaha cy'ubwibone, bigatera no kwimenyaho ibyaha. umuntu ntaho yahungira icyaha kandi ahorana inshingano yo kukirwanya. kwikunda no kwirebaho k'umuntu wenyine ntaho umuntu yabihungira, kuko umuntu akomeza kumva afite umudendezo mwinshi. Abakristo twizera ko Kristo azacira urubanza abiringira imbaraga zabo no gukiranuka kwabo, ndetse n'abiringira imiryango yabo bose. Kwirinda icyaha cy'ubwibone bishoborwa n'abantu bazi Imana kandi bayihimbaza, abantu bayisenga, kuko ariyo yonyine iri hejuru y'abantu bose n'amahanga yose, kandi ariyo abantu bose bakwiriye kubaha. umuntu ntiyabasha kubaho atizera. burya n'umuntu uvuga ngo njye nta dini ngira, njye sinsenga, njye sinizera, ababeshya. umuntu afite ikintu yizera kinashyira imbere y'ibindi. abantu bamwe biringira imbaraga zabo, ariko abantu bose bakwiriye kwiringira Imana. niyo yonyine itagira iherezo kandi isohoza ibyo yagambiriye byose, niyo tangiriro ikaba n'iherezo. umuntu wizera agomba kwemera, akemera ko afite iherezo hano ku isi, kandi agatekereza ku buzima buri hanyuma yo kubaho hano ku isi. umuntu wizera Imana bimuha kubaho adahangayitse, kuko ari na nyuma y'ubu buzima afite icyo yizera ko Imana izamukorera, afite aho yizera Imana izamushyira, afite ubundi buzima yizeye Imana izamuha kubaho. Imana iduhe kwizera, iturinde kwibeshya no kwigira ibigirwamana, iturinde ubwibone no kubaho ubuzima buhangayitse. ndabashimiye, Imana ibahe umugisha.